yuko umuntu yeguriye Imana by'ukuri, uru ruba ari urugendo rutoroshye rutangiwe. Muri uru rugendo hari ibintu by'ingenzi bikwiriye kwirindwa kugira ngo umushyikirano w'umuntu n'Imana ugende neza. Gushyikirana n'Imana niyo ntambwe yonyine umwana w'umuntu ashobora gutera kugira ngo abashe gukurira muri Kristo. Ibi bivuze yuko gukurira muri Kristo bigengwa n'umushyikirano umwana w'umuntu yagiranye n'Imana. Inkuru ibabaje kandi iteye agahinda ni uko hari inzitizi zigaragara zituma gukurira muri Kristo bidashoboka. Izi nzitizi aho zibera mbi ni uko zigenda zica umushyikirano tugirana n'Uwiteka ni ruto kugeza aho uwo mushyikirano urangiriye. Ahangaha wari umukristo ntabwo aba akiri umukristo, ahubwo aba yabaye umupagani rwimbi. Intambwe ku ntambwe zifata umukristo wegereye Imana zikamuteza intambwe y'ikinyumanyuma imujyana kure y'Imana, aho adashobora kumva ijwi ry'Imana ndetse n'ubushake bwayo. Ibi bikorwa biteza umuntu gutera izo ntambwe ntibirekera aho ngaho, kuko bishobora no guca umubano burundu umuntu agirana n'Imana. Mbese wowe utekereza ko ibyo bikorwa ari ibihe? Dusangiza igitekerezo cyawe muri comment. Igikorwa cya mbere gishobora gusubiza inyuma umushyikirano umuntu agirana n'Uwiteka kugeza ucitse ni ukwiyiringira. Umuntu wiyiringira ntaba agikeneye ubufasha ndetse n'ubutabazi buturuka ku Uwiteka. Umuntu umeze gutyo ahora atekereza yuko afite ubushobozi bwo kwibeshaho ndetse no kwikemurira ibibazo byose agenda ahura nabyo. Uko kwiyiringira kugenda gufata intera, niko gutekereza yuko akeneye incungu ndetse akeneye no kubabarirwa ibyaha bye bigenda bigabanuka. Icyizere cyo kwibwira yuko hari ibyo ashobora gukora nubwo ataba ari kumwe n'Uwiteka cyo gikomeza kugenda kizamuka. Kubana n'Uwiteka uko bwije n'uko bukeye bikomeza kugenda biteshwa agaciro. Mbese Bibiliya bivugaho iki? Mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 10:12 haravuga ngo nuko rero wibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Ikindi kintu cya kabiri cy'ingenzi ni ukurekera kubwira buri wese uburyo ki ndi umukristo mwiza, nkora ibyiza, kwerekana muri rusange imirimo yanjye myiza. Ahubwo ikinyuranye n'icyo tugomba gukora ni ukuba umuntu woroheje. Kwigaragaza yuko uri mwiza kandi ukora ibikorwa byiza bigaragaza yuko ibintu byose ukora biva mu mbaraga zawe. Ntibisabwa yuko umuntu ashyira mu matangazo ibikorwa byiza byose yakoze mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ahubwo icyo dusabwa ni uguhimbaza Uwiteka wadushoboje gukora ibyo bikorwa byiza. Muri kamere ya kimuntu nta bushobozi dufite bwo gukora ibikorwa byiza. Iyo rero ufashe ibikorwa byiza ukora ukabyiyitirira, uba urimo uribeshyera, kuko imbaraga z'Imana nizo zonyine zidushoboza gukora ibyo bikorwa byiza. Ikiba kigusunika si ugushaka gushyira hejuru izina ry'Uwiteka, ahubwo ni ugushaka kwikuza mu maso y'abantu no mu maso y'Uwiteka. Hari icyo Yesu yabivuzeho muri Matayo igice cya 6:2. Yaragize ati, ahubwo wewe nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwiza ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ahubwo weho nugira ubuntu, ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya icyo ukw'iburyo gukora, ahubwo ugira ubuntu bwawe wiherereye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Ikindi kintu gishobora kugwabiza umushyikirano wacu tugirana n'Uwiteka ni ukugira irari. Kora ibishoboka byose kugira ngo ukure irari mu mutima wawe, kuko iyo ari inkomyi mu mushyikirano ugirana n'Imana. Nanone hari icyo Bibiliya yabivuzeho muri Matayo igice cya 5:28 n'29, aho igira iti, njyeweho ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Ijisho ryawe ry'iburyo nirigushuka rikakugusha, urinogore urite kure. Ikindi kintu gishobora gutuma umushyikirano tugirana n'Uwiteka utagenda neza ni ukunegura abandi ndetse no kubacira imanza. Rekera kunegura abandi no kubacira urubanza. Imana niyo mucamanza, yirekera umurimo wayo. Abana b'abantu tureba nk'abantu ndetse n'Imana ikareba nk'Imana. Imana yizi byose kandi abana b'abantu ntago tumenya byose. Bibiliya itugira inama muri Matayo igice cya 7:1-2 igira iti, ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu kugira ngo namwe mutazarucirwa, kuko urubanza muca ari rwo muzacirwa namwe.
Ikindi nanone gishobora gutuma umushyikirano tugirana n'Uwiteka ugabanuka ni ukwanga abanzi bacu. Buri gihe cyose Uwiteka adusaba kutanga abanzi bacu, ahubwo tukabasabira ndetse tukabagirira neza. Igihe cyose turi abakristo tugakunda abadukunda gusa, ntaho tuba dutandukaniye n'abapagani. Ahubwo ubukristo bwacu butera intambwe bugatuma dushobora gukunda n'abatwanga. None rero, nimba ushaka ko umushyikirano wawe ugirana n'Uwiteka ukomeza gukura, rekeraho kwanga abanzi bawe. Igihe cyose utekereza ibibi ku bakugirira nabi, bihita bizana inkomyi mu mushyikirano ufitanye n'Imana. Ibiramambu, tangira usabire abanzi bawe, maze urebe ukuntu bidahindura gusa uburyo ugendana n'Imana, ahubwo bizanahindura umushyikirano ufitanye n'abandi. Muri Matayo igice cya 5:44 ho haravuga ngo, ariko njyeweho ndababwira nti, mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya, nibwo muzaba abana ba So wo mu ijuru, kuko ategekera izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranutsi n'abakiranirwa bavubira imvura. Ikindi kintu nanone muri ubu buzima gisanzwe gikorwa ariko kigwabiza umushyikirano tugirana n'Uwiteka, ni ukugira umujinya ndetse n'umutima w'inzika. Ahari aho birashoboka ko ujya urakarira abantu ndetse ukabatonganya n'uburakari bwinshi. Ariko se ni mu buhe buryo uburakari bwawe buzana ibibazo mu mushyikirano ugirana n'Imana tutaretse n'abo warakariye? Aha rwose ni hamwe mu hantu dusitarira. Nanone kuri iki Yesu nacyo hari icyo yakivuzeho muri Matayo igice cya 5:22, ahagira ati, ariko njyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Nubwo kurakara ari ibintu bibaho, rimwe na rimwe bikaza bidutunguye bitewe n'ibyo duhuye nabyo, Bibiliya itugira inama yo kutarakara ngo izuba rirenge tukirakaye. Muri makeya, kurakara umunsi wose. Inshuro nyinshi kugira inzika ni wo muzi wo kwihorera, kandi uwihorera wese ntago aba yubahirije icyo Uwiteka yavuze yuko guhora ari ukwe. Nta mukristo ugomba kwihorera, ahubwo agomba gushyira byose mu maboko y'Uwiteka, kuko ari we uzi byose kandi akaba ashobora guhora mu buryo bwa kibyeyi. Mbese wowe ubona mu mushyikirano ugirana n'Uwiteka ari ibiki bituma usubira inyuma? Ahari yaba ari umwanya udahagije ugira wo gushyikirana n'Imana, cyangwa kimwe muri ibi ngibi twavuze. Nimba ari uko bimeze se, ni iki ukora kugira ngo umushyikirano ugirana n'Imana wongere ugire ubuzima buzira umuze? Nshuti yanjye, igihe turi kuri iyi si dufashe igihe mu ntambara. Ndakwifuza kongera kwibuka yuko turi ku rugamba. Igihe wasubiye inyuma, jya wibuka yuko Yesu Kristo ahari kugira ngo aguteze intambwe wongere ujye imbere. Ndakwifuriza kumwiringira kandi ukamwiyegurira mu buzima bwawe. Mu izina rya Yesu. Amen.